Nzove ku munsi w'ejo kandi yararuhutse umwanya muto kuko yageze ku kibuga cy'Ikanombe mu masaha y'isa 5:15 hanyuma akihagera bahise mutwara kuri hoteli iri ku Irebero y'umwe mu bareyo bita Karaveri umusaza wo mureyo muramuzi ngayibona aho yaruhukiye mu masaha y'isa 7 n'igice navuganye na Mucyo Anta biganiro ari kwitegura kujya kumufata kugira ngo amujyane mu myitozo ageze mu Nzove barakoze nyine bageze mu gihe cyo gukina deka cyangwa se kwa kunda amakipe bacamo ibice bibiri bamushyize mu ikipe ya kabiri iminota 15 yonyine umutoza yaravuze ati vamo wambare Josibure mu ikipe ya mbere ikintu cya mbere kalite uyu mwana bamukundiye muto cyane mbere uko ngaruka kuri story ye yose cyo nicyo bitazanda kuko ni minota nta bisobanuro cyane ikindi dufite nyuma rero oya nyine ni minota n'imikeregane hari n'ibindi muri reya biracamo tubinyuramo nagize ngo hari indi nkuru yindi we oya harimo n'ibindi update gusa hanyuma uyu mupeti bavuga ko ashobora gukina 10 ariko umwanya de preference ni 7 ashobora gukina uyu mwataka ariko we n'umuwinga ubundi Donati birumvikana kinisha imoso agaca kuri 7 uyu mwana ni umwana wahamagaye muri equipe senior ya Chan ya Gabo sorry ndabeshye ni umwana wanyuze muri equipe junior sorry ya Chani muri sorry U20 na U17 muri U17 mu ba junior na U20 noneho ananyura muri equipe Chan yabo abona preselection ntabwo yarajya muri equipe nkuru ntabwo byigeze bibaho afite imyaka 18 mu byangombwa ariko Anta yambwiye ati wenda ni nka 23 yandi 5 y'abajuweri ntabwo yabura uyu mwana rero ikipe yakinagamo yitwa Union Sportive d'Oyem akaba ari ikipe Anta yamubonyemo ubwo yari Brazzaville baje gukina n'ikipe ya Military Police yahariya muri Gabo akaba ari ikipe nyine zo mu cyiciro cya mbere uyu mwana akaba barakinaga ikipe yitwa Bantu yasororejwe ku mwanya wa 7 muri champion yego rero Anta amaze kubona bakina iyo kipe yitwa Bantu navuze iki gipeti gifite imoso nk'iya Ruvumbo ko ari kizima ngo bakita Chukwezi ngo bagitakiza bamutazira Chukwezi kabisa baramukunda abantu babo nabonye no kuri Facebook bashyize ama comment abatu umwana nko yasohoka gutakajya mu Rwanda babyagenze bite uyu mupeti Anta atangiye kumukurikirana yarafite contact z'umu capitaine wa equipe ya Chan ya Gabo yitwa Samson aramuhamagara muha nimero z'uyu mwana uyu mwana avuka ahantu mu cyaro ikipe ye ikina nko mu birometero 800 kugira ngo ugere Libreville ni kure cyane Sagabo ni ibihugu binini Anta yatinze rero kumufatisha amufatishije arabimusaba mwana abanza kwanga nyuma aza kumwereka avantage ziri mu Rwanda ko azamufasha gusohoka amwereka ko rezakina Confederation n'ibindi umwana arabyumva hanyuma Anta abibwiye president wa Real ati rwose urabizi uri kuduha abakinnyi beza ariko uyu mukinnyi muduhe iminsi 3 akora imyitozo turebe natwereka ko ari umukinnyi mwiza tuzamusinyisha hanyuma ku munsi w'ejo yarakoze umutoza yaramushimye ku munsi w'ejo nabajije abareyo bagera muri 3 barebye imyitozo kwizigira bambwiye ati turetse kubeshya ati mu bakinnyi bari mu Rwanda yego bakina ku ruhande ati keretse umukinnyi wa APR witwa Watara ni umukinnyi umurusha umupira bavuze ati yakoze imyitozo niba atari bya bindi byatize ngo abantu bose baravuga ati mupeti afite umupira pe ngafite cya kimoso nyine cy'imbaraga wa mupeti wihuta ufite speed wa mupeti washa gutanga passe nziza wa mupeti w'amashoti baravuga yuko nakomeza nyine mu minsi iri imbere kwitwara neza hari ukuntu umuntu aza n'imyitozo agashisha umunsi umwe ibiri nyuma amushaka ukamubura baravuga bati nakomeza kwitwara neza ashobora kuba yasinya muri Rayon Sport ngayo nguko rero iyo teste iyo minsi 3 reka turebe wenda bizagera kwa 5 ibye byasobanutse nabari na flop nyine imyitozo kurikiyeho natagira icyo agaragaza nabwo tuzahaza tubivuge muraseke iki abafana b'ibitanga batiki bati ko nta kintu mwavuze kuri Oisonga turamuvugaho urabona ko batsinzwe test ariko ibintu yavuze ngo byatumye atsindwa test niyo bitangaje reka dukomeze yes aratanga icyizere ku munsi wa mbere yego umunsi wa mbere akoze imyitozo yego ariko agomba gukora test iminsi 3 kugira ngo abashe gusinya oya icyo mutoza bashaka no kugira ngo abanza amurebe no kutagira iminsi 3 we icyo ashaka no kubanza kureba ahagaze ati hanyuma ikindi bakita bamukorera
test medical kugira ngo barebe niba wenda nta mvune azanye nta bindi bibazo by'ubuzima afite cyangwa se by'umubiri we wundi bamusinyisha rwose uretse ko abanje kurebwa n'umutoza ariko agomba gusinya mbere yuko n'ikimwe kirangira rero siporo yaza kuba yamutangaje mu kibuga aba ari mwiza kuri nimero 10 yakamusinyishije kuko mu myitozo nabonye muri Rayon nta nimero 10 urimo ubundi nacyo kintu kigoye buriya baravuga yuko igenda rya Keve bavuga ko igenda rya Keve rwose batarabona umusimbura bakagira wa mwana w'umunyamari niyo cyane ngiye niba wa mwana ku 10 yahengamira Fisto guhuza na Shadrack byaranze pe Fisto afite ukuntu atinda na baro kandi Shadrack we bashiri babara nta kirimo nyambaye bari nabo mu myitozo hari umuntu bashije ibintu byiza cyane aragira ati Abedi ibite nicyo naringiyeho amakuru ari nuko Abedi yari yageze i Kigali ashobora gushyira umukono ku nta kinyoma kirimo. Abedi yabanje kujya iwabi Burundi mu Kajaga arabanza arabasura nyuma aza guca muri Tanzania gato ayavuyeyo aza mu Rwanda. Ubu Abedi ari mu Rwanda. Bitegerejwe ko uyu munsi wa none mushaka kuza kubona aya mafoto cyangwa se bitinze ku munsi w'ejo uyu mugabo ngo arahabwa miliyoni 25 z'amanyarwanda. Twabwiye ko azajya ahembwa miliyoni 1.5 buri kwezi, azasinyira Rayon Sport imyaka 2. Abedi Bigirimana kakanyenyeri bareyo mwakanze mukinasabwa gukomeza gukanda burya kari kagamije kugura umukinnyi Abedi Bigirimana. Abedi iwabo bikomeye iwabo ino deal ya Rayon Sport kuko yarabizi kwiri aho gupendinga icyo yararimo arakora iwabo yasize hari anateguje aya mafaranga arayabona kimwe nuvuga ngo bitatu bya kane bireta bigenda bireta bigi Burundi aho hantu yasize adirinze business. Hanyuma muri Tanzania kwari kujya kureba uburyo inose zagomba kuyizamo nta hantu namwe agomba gutsitara imwe byine by'umukino agomba kwinjira muri saison ahantu hose yateguye yadanangiye ku buryo nta nguni nimwe iyo bagusigara bogesha nuba Tanzania kugira ngo seza yinjiremo nta kantu na kamwe ukora biswe ira mediane harimo ahantu nyine hesho kugunganiramo kandi tuntu nyine ushobora ugomba kuguza muri sezo watwirinze ku buryo barakoze mediane hanyuma nibasinyisha Karamako bagasinyisha uyu uvugaga Abedi bakanasinyisha uyu munyagabo mediane yabiraza kuba isa naho yuzuye aho biraza gusigara no uvuga ngo umutoza araza kugira ikibazo cya choice cy'abakinnyi cyabari buza kujya banzamo ariko buriya ngo bafite n'aba defenseur bake kwizigira muri Rayon Sport kuko buriya ntabwo bafite aba defenseur benshi ku bakinnyi twagiye tuvuga uretse wenda nka Emery na Rushima basinye ariko nta wundi mu center back bari basinyisha kandi biziko batandukanye na Omar Nyingi ndetse na mugenzi wacu yitwa nde Aimable naho bishoboka cyane katazagaruka. Nuvuga ngo niyo mpamvu mu myitozo hari kugaragara umukongomani witwa Claude Masiri Ruwendo, umwe mu bakinnyi barebare kabisa bamaze iminsi bakora. Hariyo Claude Masiri Ruwendo harimo n'umutipe uvuka muri umunyarwanda ubyarwa n'ababyeyi batuye muri South Africa ari naho yakuriye witwa Bizimana Calvin. Bizimana wavuye muri Bomamuru abo bose bari mu myitozo ariko umutipe uri businye muri ufite imisatsi myinshi uri businye n'uyu Ruwendo. Claude Masiri ngashobora gusinya kuko yakonvense umutoza mu mikino ya gishuti bakinya Miroplaste mu myitozo no muri deka kandi avuye n'ahantu abafana baramukunze cyane abafana baramukunda yakinye muri Sanga Barende banamuvanye muri Vitalo ejo bundi muri Vitalo Sanga Barende ari tumwe n'igice ariko kuri banga bayisonga nari ngiye kukubaza Ngabo y'Isonga n'abandi basifuzi 4 n'abasifuzi 5 batsinzwe test batsinzwe iye test ese ubwo byarangiye ntago bazasifura kuko nicyo abantu bakeneye kumenya kuko amakuru yuko batsinzwe test yaramenyekanye abaye kimo abo no kwibaza byararangiye ubwo bivuze ko batazemererwa gusifura yego tuvugana ngo ni Ngabo y'Ishyorongi Abanyarwanda barakorogana cyane yego n'ubu tuvugana rwose ku basifuzi turi kuvugana aka kanya bavuye mu cyitwa pratique urumva ejo bakoze ikizamini cy'imbaraga ariko none bavuye mu bya pratique n'umwuka no uvuga pratique none ni mu kibuga ari gusifura nyine bashaka gufata nka match akayisifura kwa buryo ari kuyikora ejo rero babanje gukora ikizamini none kizo mbaraga twavugaga rwose ako ni ikizamini kiba kigoye pe nabonye ibintu bakora biba bigoye ariko uziko bakora icyo bita sprint biruka metero 40 icyo nacyo cyabatse sprint biruka metero 40 mu masegonda 6 metero 40 mu masegonda 6 onyeruka yihuta onyeruka urumva hanyuma kandi zirangije neza ujya kwiruka mu kibuga ibyo bita interval icyo gihe biruka metero 70
n'eshanu mu masegonda 15 my friend ngo uruhuka amasegonda 18 yonyine ukongera guhagukiruka ugomba kuba ufite icyo gihaha. abo nibo batsinzwe aho nibo batsindiwe muri sprint ndetse n'izi interval rwose birangira nyine bigaragaye ko batari ku rwego, umwuka ntuhagije. uko bimeze rero navuga ngo iyo batsinzwe nk'aha hari undi watsinzwe ariko wagize ikibazo cy'imvune. Jean Paul Ngabonziza we yagize akabazo k'imvune nyine uko bari kwirukanka ugatsikirwa kandagira nabi, we yaratsikiye, ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda byamunaniye, we azongera asubiramo ikizamini. ntabwo bazasubirishwa aba ngaba rero nyine bo bazasubiramo bwa nyuma na nyuma, nk'uko bavuga ngo ni last warning cyangwa se uri hano n'igutsinda amahirwe yanjye ni repesage. Bazasubiramo bongere bakoreshwe ibizamini, bongere batangire bundi bushyashya, nibatsindwa ntabwo bazakora muri uyu mwaka. nubwo babonye abantu kuri social media bakomeje kugenda babyishimira, babikubiye hamwe ko Ngabo y'Isonga wenda hari ibibazo yagiranye n'abareyo, ariko ntidukwiye